navutse ndi umwana w'umukobwa mvukana n'abandi bakobwa ubwo turakura igihe cyo ngeze mu myaka nka 15 nza kumera ubwanwa burasa niga primaire niga na secondaire buhari ariko ntabwo bwari bwinshi nta kibazo bwari buteye muri uko kwiga kwanje kose aho ngaho nta kibazo nagiraga no kuri rubanda no kubandi nda kibazo nabagiragaho narangije kwiga ingerigesha gushaka igihe maze kubyara mbese mfite abana nubatse niho natangiye kugira ikibazo cy'ubwo bwana banzerereza cyane kubera iki hari inkuru yasohotse tubwira ingaruka zabaye nyuma y'iriya nkuru. Iyo nkuru yasohotse ndashaka n'uwayijanye sinari nayimutumye ngo igende igeriyo ibyo nari musabye byo kuba yambare yanjakira umutekano w'inzira ntabwo yawukoze ahubwo yagiye kunjira hanze yo giyo numva ngo yageze iyo ngiyo ubwo birambabaza cyane kugeza n'isaha. Hanyuma rero wifuza icyo ngo nifuza ko abana banje biga neza ngabaho nduye ngareba ko nagubwa neza ashaka n'icyo nakora kandi ikindi nifuza yuko iyo nguru yabaho yayisize kugira ngo mbone umutekano na rubanda narwo wenda rutuze agenduze. Buriya se rubanda ikintu rukubangamiyeho cyane ni iki? Nta nicyo kibazo cyo kuvuga ngo yavutse atya. Bigaragara ko wavutse udafite ubwo bwana. Ntabwo navutse mufite bwaje nyuma. Muri abo baguharasinga se bagize umwana akavuka ameze nkabo nawe abufite wowe hari icyo wababwira? Uwo mwana wanjye uwo mwana wabo muri abo bamwe baguharasinga uwo mwana namugira inama ko ntacyo bitwaye kuri we kuko Imana irema kwishaka. Nk'ubu kano kanya haramutse hagize umuntu uvuga ati noneho turashaka ko ubwo bwanwa bukuraho ubundi mudamu wisanzuye wabyakira gute? Jewe rwose ubwanwa ntabwo nabwanze sinigeze namuganga cyangwa ngo bindere uburakari ko mbufite. Muri make bivuze ko wowe ntabwo ushobora kubukuraho? Nagabanyaho gakeya kugira ngo mbabanda amahoro nanjye nyabone. Ariko wabikora kugira ngo utange amahoro? Nanjye nyabone aho ngiye. Haramutse rero hari umuti ubukuraho hakagira umuntu ushaka guca ukoherereza wawakira ukawukoresha? Oya ntabwo nawubuze rwose ntabwo nabyakira kuko uko nemera Imana uko nyizi ntabwo nakora ibyo Imana itashatse. Utekereza ko uramutse ubukuyeho Imana yakora akarira ringana gute? Oya ibyo ku Imana ikora ntabwo nkuzi kuko kandi ni kuri buri mwe wese ndabuze ko Imana ikora. Niyo mpamvu njewe mu mibereho yanje nshaka kubaho uko yandemye ngazataha meze uko yandemye. Hari ikintu akomojeho kare uvuga ngo hari imbaraga ziboneka n'izitaboneka cyangwa se hari uko Imana hari ibyo abantu barebesha amaso yabo bakakugira inama ngo ukureho ubwanwa bwawe ariko batitaye kumenya ibitaboneka byatuma utabukuraho wabagira ihe nama? Ibitaboneka nabivuze muri make kuko buri wese afite uko ashobora gushikina n'Imana ye nariyo ya bose. Ubwo rero aho ngaho ntabwo nabona uko mbasobanura ngo ibitaboneka bimeze ute. Oya hari ikintu akomojeho kare uvuga ngo hari imbaraga ziboneka n'izitaboneka cyangwa se hari uko Imana hari ibyo abantu barebesha amaso yabo bakakugira inama ngo ukureho ubwanwa bwawe ariko batitaye kumenya ibitaboneka byatuma utabukuraho wabagira ihe nama? Ibitaboneka nabivuze muri make kuko buri wese afite uko ashobora gushikina n'Imana ye nariyo ya bose. Ubwo rero aho ngaho ntabwo nabona uko mbasobanura ngo ibitaboneka bimeze ute. Oya kuzira ko navutse ni ku bandi bantu naho ngiye ubwanjye ntabwo nanze uko navutse ntabwo ndanze. Ntekereza ko kandi atari nawe wenyine hano ku isi, ntekereza ko ufite andi makuru. Ndayafite tuyabona ku ruhande imwe ndateye ijisho ku ruhande arabibona no ku ruhande nino banariho utujya tubona
naho ngabona nta kibazo bafite cy'uko bavutse. hanyuma siriya nkuru imaze gusohoka hari urugomo twumvishe wakorewe, wagerageza ukadusobanurira urwo rugomo uko rwagenze. Urwo rugomo uwo muntu wari ugiye kurunkorera ntabwo nari nabimutumye ngo agende arukora atyo, niyo mpamvu byambabaje cyane kubona yaje kubikwirakwiza hose kuri buri mwe wese atari amasezerano twari twagiranye. Byarambabaje cyane. hari aho numvishe ko banagerageje kugukubita no kugutera amabuye, wagerageza ukatubwira uko byari bimeze. Ibyo byabaye mu myaka yashize, ntabwo ari ako kanya kuko byose ntabwo ariko umuntu yabivuga, ariko bamwe ntababonaga bashagaga urugomo rwo kuba bavuga amagambo mabi y'uko naremwe, noneho bagashaka no gukora urugomo nyine rwo kuba bambuza inzira yo kunyura. ubu diplome yawe uracyayifite? turacyayifite ariko ntabwo nari nasubira mu bubiko ngo ndebe ko ihari neza, ariko byarangiye nyifite. wasoje kwiga ryari? 1990. amashuri nize primaire, niga segonderi, amashuri 6, nakurikiye ishuri ry'amategeko n'ubutegetsi. ubu bishatse kuvuga ngo ushobora kuba umuyobozi mwiza? bishoboka nabawe. ni ukuvuga ngo nyine hari iyo mpamyabumenyi ufite kandi birumvikana ni impamyabumenyi nziza, wize amategeko n'ubutegetsi. hari aho waba warigeze ubikoresha? hari n'impamvu yatuma wenda utarabikoresheje? ndabona abikoresheje na hamwe kuko ntabwo byari bishoboka kubona akazi, ntabwo byari byoroshye. kubera iki? nta myanya yabonekaga. imyanya yabaga ari mikeya cyane. muri kubona kuri kamera yacu turi kumwe n'uyu mumama, ngira ngo abantu benshi nyine baramuharasinga, baramutoteza azira uko yavutse. reka tumuhe umwanya atangire atwibwira. Yitwa Mukandutiye Monique. Mukandutiye Monique, rero wagerageza ukatubwira uko nyine uko wabayeho, uko wavutse, mwavutse muri bangahe, ese kugeza iyi saha urubatse? nyine utwibwira uwo uriwe. Ndubatse. ufite umugabo n'abana? Mfite umugabo n'abana. ufite abana bangahe? Abana ni 5. hanyuma rero ugiye kutubwira ihohoterwa ukorerwa n'icyo wifuza kugira ngo bitazongera kubaho. Ihohoterwa ndarigera biturutse ku mpamvu mbese ngazira uko navutse, uko Imana yandemye. hanyuma rero hari inkuru yigeze isohoka irakwirakwira, n'icyo wifuza twakora kugira ngo, cyangwa se nigize ingaruka yakugezeho ugerageze utubwire. Ingaruka nayigezeho ni uko rubanda runakomeza kungurikirana runziza uko navutse, rugashaka gukomeza umugambi wabo bari banafite. ubugome uko ndoteza unzira uko navutse. iyo bagutoteza bazira uko bavutse, ese wowe mu muryango uvukamo ni wowe wenyine wavutse umeze gutya? ese mu bana wabyaye nta mwana wigeze ugukurikiza? Umuryango navutsemo ni igihe waje umeze uko, nta wundi waje ameze uko mu bana b'abakobwa. hari igihe cyageze urakura ujya ku ishuri, twumvishe warize amashuri menshi, watubwira ayo mashuri wize? noneho ese ibyo wize ubu uramutse ubonye akazi kabyo wagakora? wagerageza nyine ukabwira abantu uko bimeze. Amashuri nize primaire, niga segonderi, amashuri 6, nakurikiye ishuri ry'amategeko n'ubutegetsi. ubu bishatse kuvuga ngo ushobora kuba umuyobozi mwiza? bishoboka nabawe. ni ukuvuga ngo nyine hari iyo mpamyabumenyi ufite kandi birumvikana ni impamyabumenyi nziza, wize amategeko n'ubutegetsi. hari aho waba warigeze ubikoresha? hari n'impamvu yatuma wenda utarabikoresheje? ndabona abikoresheje na hamwe kuko ntabwo byari bishoboka kubona akazi, ntabwo byari byoroshye. kubera iki? nta myanya yabonekaga. imyanya yabaga ari mikeya cyane.
ubu diplome yawe uracyayifite? turacyayifite ariko ntabwo nari nasubira mu bubiko ngo ndebe ko ihari neza, ariko byarangiye nyifite. wasoje kwiga ryari? 90 muri 90. Ibyo birarangira rero ushaka umugabo. Urabyara, ubyara imbyaro 5. ubu umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe? Mwana wanjye mukuru yavutse 94 ngira ngo. umutoya yavutse muri 2012. ubwo bose n'abana bangahe? Ni 5. hanyuma rero reka tugere ku kibazo nyirizina wifuza. hari ibintu wifuza wowe wifuza ko wafashwa kubera ihohoterwa ukorerwa, wagerageza ukabisobanura neza kimwe ku kindi. umwanya n'uwawe, ukoresha igihe kinini gishoboka. Nshaka ko abana banje biga neza. iyo uvuze ngo ushaka abana bawe biga neza, uba ushatse kuvuga iki? kubona uburyo bwo kubarihira bagakura nta bibazo bafite. ni iby'amafaranga ya minerivare. nibyo. aho ngaho uvuze ko ushaka ko abana bawe biga neza. ndibaza ko nyine waba utifuza icyifuzo kimwe, uko byagenda kose abantu bagira ibyifuzo byinshi. hari ikindi cyifuzo, mbega ibyifuzo ufite byose wagerageza ukabitubwira. nshaka kuva ahantu huye nkareba ahandi ho naba nimukiye, kugira ngo urwo rusaku rw'abantu rumere nk'urugabanutse. muri make urugomo bagukorera. ubwo bishatse kuvuga ko harya uyu murenge mutuyemo, aka karere, mwatubwira hano hantu mutuye hariho uhereye ku karere? akarere ni akarere ka Rubavu. umurenge wa Busasamana, umudugudu wa Nyarunembwe. ni ukuvuga ngo ibyiza nuko wakimuka uva muri kano karere ujya mu kandi. urumva wowe wakimuka werekeza hehe? nakerekeza i Musanze. ni ukuvuga ngo uramutse ugerageje kwimuka nuko wakimuka werekeza i Musanze. i Musanze ni iki cyiza wahabonye se? ho uhagezeho ntabwo byaba ibindi kurusha uko byaba ari n'ahangaha? ntabimenya mbageze, kuko ndabona hatuye ni ukuhagera byo kugenda, ntabwo nahatuye ngo mbabi. ku buryo naba namenye umutekano waho nahagera ngahiga, nabona ari heza ngahatura, nahatari hari ngashakisha ahandi. ni ukuvuga ngo rero muri kano kanya hari umaze kutubwira ko wifuza ko abana bawe biga neza, ushaka ko wimuka ukava hano kubera ihohoterwa ukorerwa. ndibaza ko atari ibyo gusa. noneho ikindi nakwifuza ni uko nshakira umurimo nakora. wagerageza ukatubwira nibura wowe mu mirimo wiyumvisha, nibura imirimo itandukanye, nibura imirimo wumva wakora. nashinga ka butike ngareba ko naje ndabona imibiriho wenda ya buri munsi. ikigutera gukora ibyo byose ubundi nyirizina ni iki? ibi byose navuze ni ukushakira umutekano w'umubiri wanjye n'imibereho yanjye. ni ukuvuga ngo abantu bose bakwanze, baragutoteza uzira uko wavutse, ariko muri wowe tubwire, warize urarangiza, muri make nge mbona wariyakiriye. kuzira uko navutse ni ku bandi bantu, naho igihe ubwanjye ntabwo nanze uko navutse, ntabwo byanze. ntekereza ko kandi atari nawe wenyine hano ku isi, ntekereza ko ufite andi makuru. ndayafite, tuyabona ku ruhande. iyo umuntu ateye ijisho ku ruhande arabibona, no ku ruhande nino banariho tujya tubona naho ngabona nta kibazo bafite cy'uko bavutse. hanyuma siriya nkuru imaze gusohoka, hari urugomo twumvishe wakorewe, wagerageza ukadusobanurira urwo rugomo ko rwagenze. urwo rugomo, uwo muntu wari ugiye kurunkorera ntabwo nari nabimutumye ngo agende arukora atyo. niyo mpamvu byambabaje cyane,
kubona yaje kubikwirakwiza hose kuri buri umwe wese atari amasezerano twari twagiranye, byarambabaje cyane. hari aho numvishe ko banagerageje kugukubita no kugutera amabuye, wagerageza ukatubwira uko byari bimeze? Ibyo byabaye mu myaka yashize, ntabwo ari ako kanya, kuko byose ntabwo ariko umuntu yabivuga, ariko bamwe ntababonaga bashagaga urugomo rwo kuba bavuga amagambo mabi yuko naremwe, noneho bagashaka no gukora urugomo nyine rwo kuba bambuza inzira yo kunyuramo. Navutse ndi umwana w'umukobwa, mvukana n'abandi bakobwa, ubwo turakura. Igihe cyo ngeze mu myaka nka 15 nza kumera ubwanwa burasa. niga primaire, niga na segonderi buhari, ariko ntabwo bwari bwinshi, nta kibazo bwari buteye. Muri uko kwiga kwanje kose aho ngaho nta kibazo nagiraga, no kuri rubanda no ku bandi nta kibazo nabagiragaho. Narangije kwiga ingerigesha gushaka, igihe maze kubyara mbese mfite abana nubatse, niho natangiye kugira ikibazo cy'ubwo bwana, banzerereza cyane. Kubera iki? Hari inkuru yasohotse, tubwira ingaruka zabaye nyuma y'iriya nkuru. Iyo nkuru yasohotse ndashaka, n'uwayijanye sinari nayimutumye ngo igende igere iyo. Ibyo nari musabye byo kuba yambare yanjakira umutekano w'inzira ntabwo yawukoze, ahubwo yagiye kunjira hanze iyo ngiyo, numva ngo yageze iyo ngiyo. Ubwo birambabaza cyane kugeza n'isaha. Hanyuma rero wifuza icyo ngo? Nifuza ko abana banje biga neza, ngabaho nduye, ngareba ko nagubwa neza, gashaka n'icyo nakora. Kandi ikindi nifuza yuko iyo nguru yabaho yayisize, kugira ngo mbone umutekano na rubanda narwo wenda rutuze agenduze. Buriya se rubanda ikintu rukubangamiyeho cyane ni iki? Nta nicyo kibazo cyo kuvuga ngo yavutse atya. Bigaragara ko wavutse udafite ubwo bwana. Ntabwo navutse mufite, bwaje nyuma. Muri abo baguharasinga se bagize umwana akavuka ameze nkabo nawe abufite, wowe hari icyo wababwira? Uwo mwana wanjye, uwo mwana wabo, muri abo bamwe baguharasinga, uwo mwana namugira inama ko ntacyo bitwaye kuri we, kuko Imana irema uko ishaka. Nk'ubu kano kanya haramutse hagize umuntu uvuga ati noneho turashaka ko ubwo bwanwa bukuraho, ubundi mudamu wisanzuye, wabyakira gute? Yewe rwose ubwanwa ntabwo nabwanze, sinigeze namuganga cyangwa ngo bindere uburakari ko mbufite. Muri make bivuze ko wowe ntabwo ushobora kubukuraho? Nagabanyaho gakeya kugira ngo mbabanda amahoro nanjye nyabone. Ariko wabikora ari kugira ngo utange amahoro? Nanjye nyabone aho ngiye. Haramutse rero hari umuti ubukuraho, hakagira umuntu ushaka guca ukoherereza, wawakira ukawukoresha? Oya, ntabwo nawubuze rwose, ntabwo nabyakira. Kuko uko nemera Imana, uko nyizi, ntabwo nakora ibyo Imana itashatse. Utekereza ko uramutse ubukuyeho Imana yakora akarira ringana gute? Oya, ibyo ku Imana ikora ntabwo nkuzi, kuko kandi ni kuri buri umwe wese ndabuze ko Imana ikora. Niyo mpamvu njewe mu mibereho yanje nshaka kubaho uko yandemye, ngazataha meze uko yandemye. Hari ikintu wakomojeho kare uvuga ngo hari imbaraga ziboneka n'izitaboneka, cyangwa se hari uko Imana, hari ibyo abantu barebesha amaso yabo bakakugira inama ngo ukureho ubwanwa bwawe, ariko batitaye kumenya ibitaboneka byatuma utabukuraho. Wabagira ihe nama? Ibitaboneka nabivuze muri make, kuko buri wese afite uko ashobora gushikina n'Imana ye, nariyo ya bose. Ubwo rero aho ngaho ntabwo nabona uko mbasobanura ngo ibitaboneka bimeze ute. Oya, ni muri make. Yego. Dusoza iki kiganiro rero, hari ikintu kiri ku mutima wawe wumva wabwira isi, ku bantu wenda baba baravutse nkawe?
icyo nabwira abavutse nkanjye ni ukubyakirana umutima mwiza, kuko njyewe uko mbibona atari uburwayi bushobora gutuma umuntu adasinzira cyangwa ngo bimugabanye umubiri we n'ibitekerezo bye. Nababwira rero kubyakira bishimye, wabona bimubangamiye akabikuraho burundu, wabona bitamubangamiye muri roho ye, uko roho y'umuntu niyo ikomeye, akabireka. Reka tugushimire.